Abana bangutse. Bakuri imitsi. Ni meza. Ndashima Imana. Murakomeye. Ndimva neza mu by'ukuri ndashima Imana. Ubutabera nyine buriya ngo bwakoze akazi kabwo neza. Abona ko Imana itanze ubutabera. So rero ibyaha ariko kabasanze uri umwere ushinjacyaha bwasanze nta kibazo kabisa warekurwa. Nari mbizi rwose nari mbyiteze. Ndumva yari inkuru nziza kuri wowe. Yani inkuru nziza ndashimira Uwiteka cyane kuko so rero hano hari impapuro nshaka gusinyiraho. Undi ukatubitahira nta kibazo. Nizihamye neza ko nabo nshaka kugutinza ko nizishimangira ko ndi umwere nyine. Cyane rwose. Nabo nshaka kugutinza. Ndabona na titre bigaragaza. Nshaka wanze ukanasoma nta kibazo. Zasinyaho ntasoma. Nibyo bikubiyemo byose ndemeranya nabyo nasinya. Nta kibazo. Murakoze cyane. Imana ntirenganya. Kwitabira ubutumire bwacu. Merci beaucoup. Mami wangu wa siku zote. Bikuwa ya mama. Nukunyinjirira. Unarai wawinja kunyinjirira. Tiji papa wanawe fresh man. Thanks bro. No listen. Muchiri gute papa? Fresh man. Fresh. Wamaze kumenyera. Bandanga ariko samaye magena mugahera. Urumva rero ikigaye ni danger bro. Tatumeze nk'abari muri rompu umuntu abayiruka. Ngo imeze bite se? Fresh man. Biracana. Narebe kabisa. Banda nipoye wa muri relaxinga niki? Amahezo misi ni kwa bintu byinshi. Aza staff rikaye ngukubite story. Mbwira man. Phone yanjye gengo rayibona. Oh yes. Singi. Papa chokoze. Iteka so umwere mu kazi. Yagenze gute se? Bwira man. Sasa jama dukora iperereza niki? Ewa phone tuyifate. Muri iki gihugu nicyo kiri mu kazi. Nuramunika se? Oya nagoro ya munika. Cyo kiri mu kazi wana. Uyobozi bwangore deal nshakira phone yanjye. Station man. Sasa iyo phone man. Nukuntu byagenze sasa. Ikirombo phone yatwaye ntabwo yari yanjye. Yari telefone ye aza kugira ibibazo mu nyuma telefone namuzima nabwo twamamaga telefone yanamuzimanye. Abantu rero bavuga ati sha ukuntu tumuvugisha n'iki ariko twaje gukora iperereza ko mu nyuma kaje gusanga amafone yagiye. Urumva hari umutipe aje kureba umukozi w'iwanjye. Phone icaginze ko namwe yamucaginga. Abantu ngo umutipe ni waje yicumura arigendera. Mu nyuma turi kugira ariko nza kubaza jama ahubwo atari kugerageza ko azana phone acumuka kandi nabasha kwa phone ari yawe. Barakurikiranye kugeza umutipe amufashe ubu ngubu no ufunze. Tipe rero baramurekuye. Ewana dira baramurekuye rafiki yangu kabisa. Man ndishimye hano. Baramurekuye ariko nawe rababaye ngo namuhemukiye nawe yako karakarembo. Nuse man twese urumva na kinavuga man ngende umukristo bro. Ngende umukristo ibintu by'amanyanga simbikunda. Kandi nawe ushize muri logique byose ari kumbwira kira phone yatwawe na. Man bakubagurikise. Ntari imari baguta amazi man. Amazi ari amazi banyera amazi. Barya rero ngo fantasy. Bama amazi man ni inkwera. Harimo karikeri ari. Oya wananyihera amazi nari n'inkwera. Kado. Ari samu. Sasa rero nukubyara umuja mumva nawe yararenganye. Sinzi kabisa ndabona ari kuzamusaba imbabazi. Kandi byo byaba ari fresh man. Bwaba ari ubufura kabisa. Ariko Imana ishimwe man kuba yarabonetse. Usoma ku cyane ndabizi inzoga baraziretse. Hajya mu kigoma bakishijwe amakuru se ndafite. Muri pastor. Ibintu ni ku murongo bro. Pastor wadanje umuntu abatiza abantu. Ibintu ni ku murongo man. Oya man. Imana irahindura man bro. Reka amazi ndatekereje ikintu kimwe. Ndavuye kahamagare dira. Sibyo? Aza mu fresh man. Ko ejo usanga n'umuntu aguteje n'abantu kwera kwabana n'iki birangira hagati yacu nk'abajama ubuzima bukomeze. Rero mbona amuhamagara. Yaba ari fresh mama bwaba ari ubufura man. Ko yenda ndiriye beef. Nawe ntunguye. Bamuzateka nzende umuniga wanjye. Mutambuka. Mu vacancy uri. Oya tambuka tagurya. Enta. Mamagare man umuniga ze
twitere story tunamusaba imbabazi wa mugani ariko ndishimye byatari man ntibazaga babisafu uzi kubona araje kutwinjirira uri mu vacances wahita kurya phone na telefone yanjye avuga ati se muhamagare mana zetu muhamagare man nigaze twe twicaye projecting kabisa kuko kumufatisha na gikunda n'ibiryo byatari yo dira meze bite se kuno mvuri imihanda ra urahagana ese shana amahoro urahagana ese sinumva suri hafi naho ndi man ngwino se urumva uri hafi yaho umva ngwino ndeye mu rugo tuvugane ni telefone man reka izo brage ziri ngwino ndashaka ko tuvugana man gato wewe ngwino ndeye mu rugo niba nta kwicira gahunda kanda kanyenyeri nagenda kugeraho kanyenyeri bisanzwe ndabona gakanda banze kwanza tuvugane gatoya ibindi turabivugana hageze sawa minute ngahe sawa nari bi fast sawa reka nze turebe ibyari byo turi kwemeza nawe ariko urumva disk umuniga nawe yari igize papa amafone ngo aruziko ngo indi phone sigize papa amafone ariko man urebye ukuntu yagiye no kuno telefone yese vaho nawe ari wowe none ngiye naye nababaye byatanda bagasirandinga itanze inka niziri yanka se yatanga abasimoni gatanze inka turangiye telefone yamubonye ayifata agategena namwibonye ifone ayitwara yo musaza karibu papa ya karibu bro precious karibu umeze bite mwaka mucyawana ntabwo utinze ari hano musaza nabarage ni deal uri ku madini abari tayari nagaguzengo akabisha Shaffy yaracamo meze neza ndashimira umujama amubona se ariko nambwira ati ibintu byose cyane uri kumutera story yawe ngambwira ukuntu asanze uri umwere n'iki yaramamije bagira ngo n'urukiko bana urumva nawe ari wowe man ariko kagereza kari kakunyuzuyemo ntago byoroshye kandi ufite ibiro mbuye ndi kubira imbungure ni sawa imbungure ni sawa musaza aragarutse banafite sitima musa rero ngira reka tureke brage n'iki n'iki ngo amaberiye urabizi byabaye tu ndabizi turabajyama rimwe na rimwe umuntu azikaje mu kiriya ubana uhangayika ukababara rimwe mukabukoreramo n'amakosa n'iki yewe ngo amagaye cyangwa ubwe imbere y'umujama y'abana kabisa mu very sorry babarire kuba yagucitse nawe uri umuntu ishyire mu mwanya wanjye sinawe gusa nazi no gukeka cyane buriya rero mu bantu naveba cyane harimo bano batipe bashinjaga handi hayi mwari mwarabonye nigeze niba man nanjye sorry nanjye kubashinja mudarimo arambye ati ariko nawe umutipe ayitwara urumva bose bapointingaga wowe ndavuga ati reka nze kabisa byiza bw'Imana yatanze ubutabera sana rusaba imbabazi imbere y'umujama mbabarire n'iki uramaze gutari wazisaba dufitanye umuji wanjye dufitanye n'amaproject tugomba gukorana ariko ywana kabisa I'm sorry kubabarira ntibivuze ko nibagiwe narebye uburyo byitwayemo buriya mbanara kubo nanjye sinzi umujinya man n'umujinya atekerezaga phone ibintu birimo n'umuntu wese none se reka ngubaze iPhone kigira protection n'ubundi bagomba kugenda ukagura indi ubushuti dufitanye bwa burutwa n'amafaranga ikiguzi cya iPhone uri kugura indi data zawe zari kugarukaho urugabanyambitse igihugu cyose sorry man sorry kabisa nanjye urumva nyine ngomba kusabibwa n'abantu ko ugomba no kwica amande nyine n'ikinga amande ngomba kwica bibaho man urumva nawe wamugane nawe amande ngomba kwica kabisa gusa ntugire ikibazo kabisa kandi umuntu wanjye babwire bakora inkuru rero ko The Ben yasabye imbabazi exidera ngomba kwipanga babwire bari abahungu bawe bose babivuga kabisa ngomba kwipanga ntugire ikibazo nawe hanyuma se nyuma life yaje kugenda gute atari nyine ndi imboho ibohowe gereza se igororero ari aho ko bari isazi bikomeye bagucishijeho gake ari ibintu byinshi cyane tugomba
ngomba kukubwira biberamo hari utazi akora bol abantu baraniga byatari ni ku ishuri wakoraga na kitodo wamubonye ubaye ufite na certificate y'ubutore ndayifite buri uvuye uri mukanishi ngo uhita wiga no mukanishi wiga n'ubuganga nari umusuderi wari umusuderi ahubwo baratatanya kujya gusudira imiryango n'ibiki n'amadirishya ntabwo muncika ndabasudirira kabisa ariko imana ishimwe nabundi umusa shaka nkubwira umuntu wanga niba ushobora kohereza hariya hantu ni habi ikintu cyitwa ibihere inshuti yawe birakurya ukagira ngo ni umunsi wo kubeshya kabisa amahirwe nagize wenda nahise mbona uncumbikira hari umusheni wahise umfata nshyira ahantu heza ariko ntabwo biba byoroshye ubundi biranga bikakurya ariko umuntu avamo ari ku murongo umutuje ariyavuga wiga uraruhukamo gake kabisa ukabona n'abacu umusheni namwifuriza ko nawe yazagera yakiga mujyane y'ingwe n'abanzi nawe kabisa ariko nta umugabo wese nyine anytime wahanga niba useka umuntu ariko mugiye amaye show ubundi kuri show ku munsi wa show byari byiza man byari byiza nk'ibyari biteza ikibazo man byari biryoshye byatanga noneho Ben yari yazanye akashana n'abana bahise ko nabo ngabo nibisanzwe musa cyaze kubyara yase nabazaniye abana se ntago abana baje abana uza abana ngira ndabizi abaji banje nka family iriya family tubamo n'iki abafana banjye bose n'abantu bro ari cyane ariya twakundanye rero uriya munsi nuko nagiye ntarabinoza neza ariko byari biri mu nzira kabisa ari amaje bitambwiye ngo nawaze nababone ko nagusanye imbaze nk'umujyi tuzabitanira mu cyane za ngo dore Ben umwisikoro besha biza ariko kuri umunyamarira w'isikoroka barakuza uzaneza abantu ko kuzamuza emotion yaza emotion zakwita zimufata ahubwo nawe yana uri musari bazi mukanya uri bushakira ikindi cyaha ariko by'umwana ugomba gutegura show yindi kabisa ukanabibwira abantu bose n'iki ariko uzayikorera nko muri arena none ari nawe yuzuza ahubwo stade batse mpuzuriza rero gupromotinza abantu bose bari kuvuga Ben na stade amahoro ko ngishaka ndashaka guca gasuzuguro gerayo ngiye ndashaka uzi ikintu nshaka ndashaka ukanga satani gati satani tuzi twaye twose twahiye akazu ka diamond kagatwi twige kuze ka diamond kabisa niyo shoncha oya amahoro wayuzuza man musaza amahoro yayuzuza umutipe yavuze mbaza ngo ibintu nabonyemo hariya ngo bidasanzwe nahasanze icyaha cyitwa guteza akajagari mu gitsina icyo cyaha se mwari mukizi kise kibaho kiba teza akajagari nicyo cyaha kiri fani ahubwo nabonye n'ubundi yo ntazira na fone nari kuzakizira ndakizi akubwiye dore mu niwe icyo cyaha ni ikiba n'umudani nizo sara fata ku ngufu oya iyo umumama cyangwa umugore wawe mukoze igikorwa ntanyurwe ubwo umuteje akajagari hariya rero kibamo kandi uhora ugikora nawe kandi baragihana imyaka 2 hari ibintu byinshi twigiyemo hariya cyangwa